Ibiryo byongera uburebure cyangwa igihagararo bibaho, nubwo akenshi igihagararo kigenwa n'ibintu bitandukanye. Iby'ingenzi twavuga harimo nk'akoko, ibi bikomoka ku muryango ukomokamo, imyitozo ukora, ndetse n'ibiryo urya umunsi ku munsi kuva uvutse kugeza ukuze. Uburebure cyangwa igihagararo ni kimwe mu bigaragaza umuntu uteye neza. Ikindi, bimwongerera kwiyizera cyane no gukora ibindi bitandukanye kurusha umuntu mugufi. Niba uri mugufi cyangwa wifuza kongera uburebure bwawe, inkuru nziza ni uko hari amafunguro amwe n'amwe ashobora kongera uburebure ku miterere yawe, uramutse uyashyize mu byo kurya byawe bya buri munsi. Reka turebere hamwe amwe mu mafunguro yabigufashamo. Icya mbere ni ibikomoka ku mata byose. Ibikomoka ku mata, yaba ikimuri, yogati, amata cyane cyane inshyushyu kurusha ikivuguto, foromaje, byose bifasha mu burebure. Akenshi ibi byose byuzuyemo vitamine A, B, D ndetse na I, zose zikenerwa cyane mu mikorere y'amagufwa ndetse no mu mikomere yayo. Iyo umubiri ufite calcium ihagije, amagufwa arakora bityo uburebure bukiyongera. Amata arimo vitamine B12 ndetse na vitamine D, zose z'ingenzi mu kongera igihagararo. Niba wifuza kuba muremure no kongera igihagararo, niba wifuza kongera uburebure bwawe, amata ni kimwe mu byo utagomba kubura buri munsi. Ikindi ni amagi. Amagi akungahaye kuri poroteyine nyinshi kandi zihagije. Umweru w'igi urimo poroteyine 100% zishobora kugufasha kongera uburebure. Niba ushaka kubona igisubizo byihuse, ni byiza byibuze kurya amagi 2 ku munsi. Ariko niba ubishoboye, wakwirinda kurya umuhondo w'igi kuko urimo ibinure bishobora gutuma wongera ibiro mu gihe utabishakaga. Amagi atogosheje akize cyane kuri omega 3 fatty acids, ifasha cyane mu mikurire muri rusange ndetse no gutuma umusatsi ukura neza. Icya gatatu cyagufasha mu kongera uburebure ni amafi. Mu gihe wifuza kongera uburebure, amafi ntakabure mu byo kurya byawe bya buri munsi. Amafi y'ubwoko butandukanye arimo vitamine D y'ingenzi mu mikurire y'amagufwa. Vitamine D ifasha kandi mu kuyungurura no kwinjiza mu mubiri izindi ntungamubiri nka calcium, nayo ingenzi mu kongera igihagararo. Proteine ziba mu mafi zifasha mu gukomeza ndetse no gukuza amagufwa kimwe n'imikaya. Bishobora no kukongera uburebure ku bwawe rusanzwe ufite. Ikindi cyagufasha ni inkoko. Niyo waba waramaze gukura ugejeje imyaka 25, inkoko ifasha mu kongera uburebure. Inkoko zibamo proteine nyinshi zishobora kongera amagufwa kimwe n'imikaya. Mu gihe wifuza kubona igisubizo byihuse, ni ngombwa kurya byibuze garama 50 z'inkoko buri munsi. Icya gatanu cyagufasha mu kongera uburebure ni ukurya imineke. Umuneke urimo intungamubiri zikenerwa mu mikorere myiza y'umubiri. Kimwe mu byo ufasha harimo no kongera uburebure. Imineke ikize cyane ku myunyungugu y'ibanze mu mikorere y'amagufwa nka calcium, potassium, manganese n'ibituma bagiteri nziza zikura mu mubiri. Ibi byose bituma umubiri ukora neza cyane kandi neza. Icya gatandatu ni soya. Niba ushaka kongera uburebure, soya ishobora kuba kimwe mu biribwa by'ibanze ugomba kurya buri munsi. Soya irimo proteine ku bwinshi zongera imikurire y'ingingo kimwe n'amagufwa. Kurya byibuze garama 40 za soya ku munsi bishobora kongera uburebure ku mubiri wawe. Icya karindwi cyagufasha ni ubunyobwa. Ubunyobwa bukungahaye kuri proteine, vitamine zitandukanye ndetse n'imyunyungugu, zose zagufasha mu kongera uburebure. Izi ntungamubiri zose zisembura imisemburo yo gukura mu mubiri. Mu gihe udashoboye kubona ubunyobwa cyangwa se utabukunda, ushobora kubusimbuza amashaza. Kongera aya mafunguro tuvuze ku byo kurya byawe bya buri munsi ni ingenzi cyane niba wifuza kongera igihagararo cyawe, kuko afasha mu mikurire myiza y'amagufwa ndetse n'imikaya byawe. Ngibi byo wamenya ku biribwa 7 byagufasha mu kongera igihagararo cyawe mu gihe uri mugufi ukaba waba muremure. Nibyo twagarutse muri kino kiganiro. Niba utarakora subscribe ntugende utayikoze, kandi like, usige comment, ukore na share nyinshi, tujye tubana buri munsi ibindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.